twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze kuri Philohope. Twizere yuko muri amahoro, niba atari ko bimeze kandi turabakomeza tubabwira ngo mwihangane, ibihe bibi ntabwo bihoraho. Tubafite inkuru idasanzwe y'abana icyenda bavutse ari impanga. Ni ukuvuga abana 9 bavukiye rimwe, bavuka ku babyeyi babiri, umugabo n'umugore. Abo bana baherutse kwizihiza imyaka 4 y'amavuko. Ese hari ibanga baba bafite? Icyo kibazo cyabajijwe nyina w'abo bana, bamubaza niba hari ibanga afite ryatumye abyara abo bana. Turaza kubabwira icyo yabashubije. Iki ngiki ni kimwe mu bitangaza abantu bajya bavuga bibaho. Kubera iki twacyita igitangaza? Nuko ari ikintu kidasanzwe. Ntabwo ari ibintu dusanzwe twumva, ntabwo ari ibintu bimenyerewe. Abana 9 kuba bavuka icyarimwe. Turaza no kubagezaho iyindi kayigeze kubaho y'abana 9 yamenyekanye. Birashoboka ko ari izindi zirenze ebyiri, ariko turaza no kubabwira indi imwe yigeze kumenyekana mu mateka. Abana 9 rero b'impanga bavukiye rimwe, n'abahungu 4 n'abakobwa 5. Baherutse kwizihiza isabukuru y'imyaka 4 bamaze bavutse. Ku mafoto muraza kubona bari kumwe n'ababyeyi babo, ari bo Halima Sise, uwo ni nyina, ndetse na Abdelkader Arbi, uwo nguwo akaba ari se w'abo bana. Ubundi bitwa nonuplets. Nonuplets ni ukuvuga ngo ni abana 9 bavukiye icyarimwe. Ikindi kidasanzwe kuri aba bana ni uko nyuma yo kuvuka babayeho. Kugeza uyu munsi urumva bariho. Icyo nacyo ni ikintu mu by'ukuri kidasanzwe, gifatwa nk'ikidasanzwe. Bakaba barabonye igihembo bahawe na Guinness World Record. Iki kikaba ari igihembo gihabwa abantu bakoze ibintu bidasanzwe, cyangwa se abantu bafite imiterere idasanzwe, cyangwa se abantu bafite impano idasanzwe, cyangwa se abantu bavutse nyine mu buryo budasanzwe. Ibyo byose ni ukuvuga ngo ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu kitamenyerewe, ni ikintu gisa naho cyaje ku nshuro ya mbere, kikaza kidasanzwe, kikaza gisa naho kiri unique, kikaza ari cyo cyonyine ku buryo nta wundi muntu uragikora. Ibyo rero nibyo bihembo bitangwa ni Guinness World Record. Ni igihembo iha umuntu wese ufite ikintu kidasanzwe, kandi ikintu gishobora kuba gitangaje mu yandi magambo. Tujye kubasobanura rero mu ncamakeya iby'iyi nkuru. Uyu mubyeyi Halima yabyariye mu gihugu cya Maroc. Ubundi we n'umugabo we bakomoka muri Mali, nabo mu gihugu cya Mali. Ariko mu buryo bugaragara, kubera situation yararimo itari yoroshye, byabaye ngombwa ko ajya kubyarira mu gihugu cya Maroc, kuko niho mu bigaragara, nubwo hano batabisobanura cyane, ariko niho bigaragara yuko hari hizewe ko ashobora guhabwa ubuvuzi buruta ubwaho yarari. Abana bakaba baravutse ku itariki 4 z'ukwezi kwa 5 2021, nk'uko tubigezwaho na Guinness World Records. Nk'uko twabibabwiye, bakaba baravutse ari abana 9 baravutse icyarimwe, mbese mu mwanya umwe nk'uko abana b'impanga bavuka, nabo niko bavutse. Bahita bahabwa icyo gihembo nk'abana bavutse ariko kandi bakanabaho, kuko ntabwo icyo gihembo bari kugihabwa bavutse ntibabeho, ariko kubera ko babayeho icyo gihembo baragihawe. Bavukiye muri Morocco, cyangwa se muri Maroc, ku itariki 4 z'ukwa 5 2021. Bavuka ariko mu buryo bahawe icyo bita special care. Ni ukuvuga ngo bitaweho mu rwego rwo hejuru, babitayeho bihagije kugira ngo abo bana babashe kubaho. Murabyumva namwe, kubyaza umubyeyi abana 9 ntabwo ari ikintu cyoroshye. Bakaba rero baravutse ari abakobwa 5 n'abahungu 4. Bavutse mu by'ukuri igihe kitaragera neza, bavukiye ku byumweru 30.
bavuka hakoreshejwe uburyo bwa cesarienne, uburyo bwo kubaga nibwo bwakoreshejwe aho ngaho bita muri Casablanca muri Maroc. Bagejeje igihe cyo kubyara, Halima na Abdelkader, ni ukuvuga ngo uriya mubyeyi n'umugabo we, bo bari bazi yuko umugore atwite abana 7, ko niko bigeze kubwirwa n'umuganga. Umugore arazi yuko afite inda y'abana 7, ariko mu kujya kubyara byaramutangaje kuko yabonye abyara abana 9. Ubwo rero bavaga muri Mali bajya muri Morocco kugira ngo bahabwe ubwo buvuzi buteye imbere kurushaho, nibwo bamenye, icyo gihe nibwo bamenye yuko atwite abana 9. Barabyishimiye, n'ubundi bari bazi ko ari 7, bamenya ko ari 9, nabyo barabyishimira. Abo bana birumvikana ko bavutse ari bato cyane, nuvuga ngo nta mwana n'umwe wavutse yujuje ikiro kimwe cyangwa se arengeje ikiro kimwe. Nuvuga ngo byari aho ngaho, ntago bose bahuje 100% umunzani, ariko ko ntago twavuga ibiro kuko nta n'umwe wari urengeje ikiro kimwe, ahubwo ni ukuvuga ngo uburemere bwabo niba ariko twabyita bwari kuva kuri 0 n'ibice biriya bibanza kugeza ku kiro kimwe. Aho niho bari, ni ukuvuga ngo bari hagati aho ngaho. Abaganga 32 nibo bakoreye hamwe kugira ngo bafashe abo bana kuvuka. Birumvikana ko yari ikomeye cyane, itasabaga ko byakorwa n'umuganga umwe, ntabwo byari gukunda. Sindi umuganga, ariko nibwira yuko bitari gushoboka ko umuganga umwe ari kubabyaza abo bana 9 bose, ko byasabaga izindi mbaraga ziruta iz'umuntu umwe, kuko habayeho imikoranire hagati y'abo baganga, bafite ukuntu bakoranye kugira ngo babashe kubyaza uwo mubyeyi kandi abo bana babashe kubaho. Uwo muryango rero abana bamaze kuvuka bagumye muri Morocco, bahamara igihe cy'amezi agera kuri 19, kuko birumvikana ko abo bana ntago bavutse mu buryo abandi bana bavukamo, cyangwa se twavuga mu buryo bwuzuye, bitewe rero na kondisiyo bari barimo n'ubwinshi bwabo. Birumvikana ko bagomba kumara igihe kirekire kugira ngo bitabweho, bazajye kuva muri Maroc bigaragara yuko koko abo bana bameze neza, nta kibazo bafite. Iyi nkuru tukaba tuyikesha BBC, harimo ibinyamakuru bitandukanye twagiye tuvanamo iyi nkuru. Nkuko mubibona mu mafoto, abo bana n'ababyeyi babo bijihije isabukuru y'imyaka 4 mu kwa gatanu gushize, bijihije isabukuru y'imyaka 4, kandi abo babyeyi bakaba barashize amafoto y'abo bana kuri Instagram yabo, barabapostinze abo bana, amazina yabo. Duhere ku bahungu, hari uwa mbere ni Mohamed wa 6, uwa kabiri ni Umar, uwa 3 ni El Haji, uwa 4 ni Bah. Hanyuma bashiki babo ko ari 5, harimo Kadidia, harimo Fatuma, harimo Hawa, harimo Adama, harimo na Umu. Ariko bakagira undi mukobwa ari nawe mukuru, ari nawe mfura, bivuze ngo we yari yaravutse mbere y'abo bana. We akaba afite imyaka 6, yitwa Souda, we afite imyaka 6. Ubwo ni ukuvuga ngo niwe mukuru wabo. Bisobanuye rero yuko uwo muryango wose ufite abana 10, harimo abo 9 b'impanga, hakiyongeraho n'uwo nguwo w'imfura w'imyaka 6. Bivuze ngo barumuna be bafite imyaka 4, abarusha imyaka 2. Afite barumuna be 9 b'impanga. Uwo mubyeyi afite imyaka 29. Bivuze ngo ubwo yabyaraga abo bana yari afite imyaka 25. Bigaragara ko yababyaye ari mutoya. Uyu mubyeyi Halima akaba yaravuze yuko abana bameze neza. Ubwo ayo n'amakuru yatangaje mbere yuko habaho kwizihiza, habaho ibirori byo kwizihiza iyo sabukuru y'abo bana. Yavuze yuko bameze neza, akaba avuga yuko
bameze neza kubw'ubuntu bw'Imana. Yongera kuvuga kandi ko abo bana abona barakuze vuba mu buryo bwihuse ugereranyije n'isabukuru y'umwaka ushize. Kandi avuga yuko gukura kw'abo bana ni ibintu bigaragarira buri wese. Bivuze ngo ku bantu bari basanzwe baza abo bana bakiri bato bavuka, uko bagiye bakura, bigaragarira buri wese yuko abana kuri iyo myaka 4 bakuze rwose mu buryo bufatika cyangwa se mu buryo bugaragara cyane. Akaba ariyo mpamvu yavuze ati niyo mpamvu natwe twiyemeje rwose guserebra uyu munsi isabukuru, tukayigira isabukuru nini cyane cyangwa se ikomeye cyane mu buryo bushoboka. Tukayishyiramo imbaraga, tukayikora ikaba isabukuru nini cyangwa se isabukuru ikomeye cyane. Kuri Instagram yabo bashyizeho amafoto menshi, bashyiraho n'amavideo y'abo bana, mbese y'umuryango muri rusange. Halima yabwiye igitangazamakuru Associated Press ati turabizi ko abana 9 b'impanga ni impano y'Imana. Icyo gihe bivuze ku isabukuru ya kabiri y'abo bana ubwo bari bujuje imyaka 2. Icyo gihe aravuze ati kurera abana ntago byoroshye, ati n'umwana umwe ubwe ntabwo aba yoroshye kumurera. Ati birumvikana ko n'abana 9 nabo biba bikomeye. Akomeza agira ati buri wese arambaza ati wadusangije ibanga ufite, mu yandi magambo ibanga ry'uburyo yabyaye abana 9. Ati ngewe nta banga mfite, nta banga nibitseho. Ise w'abana ari we Abdelkader Arbi nawe akaba yaravuze ati ni ubushake bw'Imana. Ati twese twizera muri ubwo buryo. Ati n'umugisha uva kuwuhoraho. Ati niwe wabihisemo. Ati kuri twebwe ni ikintu kidasanzwe. Mu ncamake ibyo ni bimwe mu byo ise w'abana yavuze. Uwitwa Baba Seydou Bali, uyu akaba ari we ukuriye icyo bita Bali Foundation. Iyo Bali Foundation akaba ariyo ifasha abo bana. We yaravuze ati muri sosiyete zacu iyo umuntu abyaye impanga mu buryo busanzwe, abandi bose basigaye, abaturanyi, umuryango, abantu muri rusange barahura bagafasha bagashyigikira aba bana. Ati nubwo bari babiri abantu barahaguruka bagatera inkunga abo bana. Ati uyu munsi rero turi kuvuga abana 9 icyarimwe, ntago ari babiri bavukiye icyarimwe, ni abana 9 bavukiye icyarimwe. Ubwo mu ncamake ibyo nibyo yavuze, mbese ni nkaho yagaragaje ati nta kuntu bano bana babura gufashwa kandi ari benshi bavukiye icyarimwe. Ati tuzakora iyo bwabaga, tuzakora ibishoboka byose kugira ngo aba bana babone uburezi bukwiriye. Guinness World Records rero bakaba baravuze bati murabona aba bana barishimye uburyo bafashe n'ino certificate, baragaragaza umunezero. Batumwe mu bahungu ati we ukuntu ateye, ati buri wese mbese ni nko kugaragaza ko buri wese afite imiterere ye. Ariko umwe muri abo bahungu ati we iyo abonye nk'ifoto ashaka kuyitegereza afite ukuntu asa n'ufunga isura, ariko ubwo ntabwo bavuze yuko ari mu buryo bubi, gusa bavuze yuko iyo urebye iyo ashaka kwitegereza ifoto we asa naho yafunze isura. Dusoza aba bana uko ari 9 bigaragara yuko kugeza ubu ari bo bavukiye icyarimwe kandi bakaba bariho. Indika yigeze kubaho ni kera mu mwaka w'1971 muri Australia, abana 9 babyawe n'umubyeyi witwa Geraldine Broderick. Icyo gihe abo bana bavutse ari 9 n'abari impanga, ariko kubw'amahirwe makeya cyangwa se reka tubyite kubw'ibyago byabayeho, abo bana uyu munsi nta n'umwe uriho. Aha akaba rero dushoreje iki kiganiro, tukaba tubashimira umwanya mwafashe mukurikira iyi nkuru idasanzwe. Twizere yuko hari icyo yabunguye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niba utarakora subscribe kuri Philohope ukaba wifuza kuzajya ubona inkuru nk'izi ngizi, wakanda kuri subscribe. Mwibuke no gusangiza iki kiganiro abandi, mukore share
niba wishimiye iyi nkuru ukande no kuri like. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.